wubahe so na nyoko kugira ngo urambe mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Rimwe mu mategeko 10 Imana yahaye Musa cyangwa se Mose kugira ngo abemeramana bose bazayakurikize bayagendereho, yabayobore ndetse yakomeze kubabera umurongo mwiza cyangwa se yakomeze kubabera inkingi nziza ibahuza n'Imana. Iryo itegeko umuntu atangira gukurikiza akiri muto atanarasobanukirwa ibyo by'amategeko y'Imana. Ugatangira gukurikiza ukiri umwana ukabikurana, yewe niyo waba utazi neza ko ayo mategeko 10 y'Imana ahari, ariko iri ni itegeko abenshi bakurikiza batanabizi. Ariko se ni ukubera icyo usanga rimwe na rimwe hariho abantu banabizi neza ko ari rimwe mu mategeko Imana yategetse abantu, yewe ari n'abantu bakuru, ariko barangiza iri tegeko bakarirengaho bakarisuzugura, kandi ari rimwe mu mategeko Imana yashyizeho abantu bazagendereho, n'abandi bagatangira kuyakurikiza batanasobanukirwa iby'amategeko. Ariko umuntu umwe akifata cyangwa se abantu runaka bakifata bakarisuzugura bamaze no kuba bakuru kandi wenda bararyubahirizaga bakiri abana. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera amagambo 4 y'ingenzi yo kwirindwa cyane kuba wavuga mu gihe uri kuyabwira umubyeyi wawe, kuko yaba ari amagambo mabi yamukomeretsa, yakaba yazana kugiraho n'ingaruka mu buzima bwawe bwose. Iki kiganiro ni icya Wordland TV, mwagitegura kandi mwakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahe ikaze. Nk'uko natangiye mbivuga, buri muntu wese akiri mutoya akura yubaha ababyeyi bamubyara, yewe nta nubwo barasobanukirwa neza ko wenda ari rimwe mu mategeko Imana yategetse abantu. Ariko se kuki umuntu agera mu myaka yo hejuru agatangira kuba yasuzugura umubyeyi we? Reka nyine dutangire n'amagambo mabi abantu babwira ababyeyi babo, nyamara bakaba batazi neza ko bari kwikurura ikintu twakwita nk'umuvumo, cyangwa se bari kwikururira ibintu bishobora kuba byazabagiraho ingaruka mu buzima bwabo. Ijambo rya mbere riri ku mwanya wa mbere ugomba kuzirinda kubwira umubyeyi wawe niba uhifuza kugirana umubano wawe n'Imana neza ndetse n'ababyeyi bawe, uzirinde kubwira umubyeyi wawe ngo kuba wabwira umubyeyi wawe ngo wamariye iki cyangwa se ngo umariye iki. Iri jambo kuba watinyuka ukaribwira umubyeyi wawe, ukabwira umubyeyi wawe ngo umariye iki cyangwa se wamariye iki, mu by'ukuri iri ni ijambo ribi cyane umubyeyi yumva yaryumvisha amatwi we, agatangira nawe gutekereza impamvu kuko yaba yarakubyaye, wenda azi n'ukuntu yakureze, ukamurera wenda akakurera muri kondisiyo wenda zigoranye, ntatekereze kuba yaguta cyangwa se ngo abe yahangayikishwa n'uko nyine akurera, wenda ngo abe yanakureka cyangwa arekeraho kukwitaho, ukamugora. Mwese murabizi niyo waba utarabyara ariko muzi ukuntu kurera umwana bigora, wenda yakureze mu buryo bugoranye, mu buzima bugoranye, aragerageza uko ashoboye kose akwitaho, arakurera, aragukuza, none umaze kuba mukuru nibwo ubonye yuko ntacyo akumariye cyangwa se ntacyo yakumariye. Mu by'ukuri iryo ni ijambo ribi ubwira umubyeyi wawe, rikamutera agahinda cyangwa se rikamutera intimba mu kwibaza impamvu waba uri umwana w'iyo yibyariye warangiza ukamwubaha ukabigeza aho ngaho. Iryo ni ijambo ribi rero mukwiye kuba mwakwirinda cyane, kuba watinyuka ngo urive mu kanwa kawe uribwire umubyeyi wakubyaye, kuko mu by'ukuri uba umushenguye umutima cyane, kuko we aba ahita atangira kwibaza byinshi yanyuranyemo nawe ukiri mutoya, akihangana akakurera akagukuza, none ukaba ugeze aho umwubahuka gutyo. Mu by'ukuri rero biramubabaza cyane, iri jambo uzaryirinde. Iryo ryari ijambo rya mbere ugomba kwirinda kubabwira umubyeyi wawe. Ijambo rya kabiri rero ugomba kwirinda kubwira umubyeyi wawe ni ukuba wabwira umubyeyi wawe ngo ndutwa n'imfubyi. Mu by'ukuri iyo ubwiye umubyeyi wawe ko urutwa n'imfubyi, umubyeyi wawe ahita atangira kwiyumvisha yuko buriya n'ubundi yibara nk'aho atakiriho, cyangwa se ko wowe umubona nk'aho atakiriho, ko abantu bapfuye, abana basize abo bana we ubabona nk'aho babayeho neza kumuruta, unani kukuruta. Akumva yuko mbese wowe umugeranyije no kuba arutwa n'abapfuye, ahita yumvisha yuko buriya ubona ko arutwa n'abantu bapfuye, abana babo bakaba wenda bariho,
kandi wenda babayeho, ariko we ukaba uriho wifuza ko nawe yapfa. Mu by'ukuri atangira kumvisha yuko uri kwifuza ko yapfa, noneho nyine ubuzima bwawe noneho wenda ngo bunezererwe. Kuko niba uvuga yuko urutwa n'imfubyi, bisobanuye yuko wifuza ubuzima bw'ubupfubyi, cyangwa se imfubyi ubona zibayeho neza kukurusha. Mu by'ukuri rero iri ni ijambo rirakaza umubyeyi wawe rwose, akajya ahora yibaza impamvu utinyuka ukaba wamubwira yuko urutwa n'imfubyi, cyangwa se umugereranya n'abantu batakiriho, ko abana babo basigaye benda babayeho neza kuruta we yabyaye. Mu by'ukuri iri ni ijambo ribi cyane, ritari rikwiye kuba ryava mu kanwa kawe ngo uribwire umubyeyi wakubyaye, kuko harimo no kubahuka cyane birenze urugero. Iri naryo ni ijambo rya kabiri utakagombye kuba watinyuka ngo uribwire umubyeyi wawe, kuko uba umukomerekeje cyane cyane, ndetse igihe cyose umubyeyi wawe azajya araba akureba, azajya ahora atekereza yuko byanze bikunze nta kintu na kimwe umubonamo kizima yaba yarakumariye, cyangwa se yaba yaragufashe, cyangwa se asanzwe akumara, cyangwa se yakugejejeho. Mbese akabona yuko muri mu buzima bwe uri nk'inzitizi, cyangwa se uri ntacyo uvuze, nta gisobanuro afite mu buzima bwawe. Mu by'ukuri iri rero ni ijambo ukwiye kuba wakwirinda kubwira umubyeyi wawe. Niba uri umuntu ugira kubaha, cyangwa se niba uri umuntu ugira ikinyabupfura, ntagire ijambo uko umubyeyi wawe yakurakaza kose, icyo yagukorera cyose, niyo cyaba ari bya bindi abantu bavuga ngo umubyeyi ngo yakora ikintu kitari cyo kwihanganira, ariko ntabwo wakagombye gutinyuka ngo ubwire umubyeyi wawe ngo urutwa n'imfubyi, kuko muri icyo gihe uba wumva yuko kuba ariho n'ubundi nta kintu bikumariye, kandi ko byagenda kose umubyeyi wawe yariho ntabwo ashobora kuba yabura ikintu akumara. Byo nyine kuba umureba byakagombye kuba bikunezeza, niyo yakurakaza bingana gute, ariko umubyeyi ahora ari umubyeyi. Imbere yacu duhora tumukeneye, ntabwo akagombye kuba wamubwira amagambo ameze gutyo. Ku mwanya wa gatatu rero, ku mwanya wa gatatu turasanga ijambo ribi cyane ryo ushobora kuba wabwira umubyeyi wawe rikamukomeretsa bikomeye cyane. Ni ukubwira umubyeyi wawe ngo ubundi wambyariye iki? Kuvuga ngo iyo ubwiye umubyeyi wawe ngo yakubyariye iki, atangira kwibaza n'ubundi, kuko umubyeyi buriya muri memori ziwe, cyangwa se mu ntekerezo ziwe, ntabwo ashobora kwibagirwa ukuntu wenda yakubyaye. Niba ari nk'umubyeyi w'umumama, ukuntu wenda inda yawe yamuriye, cyangwa se uburyo yakubyaye muri kondisiyo runaka, uko uwo bakubyaranye yabyakiriye, ubuzima yakunyuzemo akorera n'ibiki byose, ni ibintu niyo yaba atari umuntu ngijuke cyane, ariko ibyo ni ibintu bihora mu bwonko bw'umubyeyi. Kurera biravuna cyane, ko wabwira umubyeyi wawe ngo ubundi wambyariye iki, atangira kwibaza. Abantu benshi wenda bajya bakoramo inda z'abana babo, cyangwa se bakanabata, impamvu we atigeze abikora, warangiza ukaba umutinyutse ukamubwira ngo yakubyariye iki. Mu by'ukuri uba umwubahutse ku rwego rukomeye cyane, ku buryo uba umuteye igikomere, azajya ahora yibaza. Kuvuga ngo wamubyariye iki ntago ari ijambo rwose ryagombye kuba ryakuva mu kanwa ngo uribwire umubyeyi wawe, kuko we aba azi imvune yagize mu kukurera, akabyihanganira, kandi akishimira kwakira izo mvune, cyangwa se nubwo byaba biri muri kondisiyo zigoye, ariko akihanganira kuzinyuramo, agakomeza kubana nawe, akakurera kugeza uko ungana uko nguko. Niyo mpamvu utari ukwiriye gutinyuka ngo umubwire ngo mbe wambyariye iki, kubera yuko uba umukomerekeje cyane. Bishobora no kuba byatuma umubano wawe rwose nawe ugabanuka, cyangwa se n'iyo yakomeza kukwita, kuko buriya urukundo rw'umubyeyi ntabwo rujya rupfa kurangira ku mwana we, ariko mu by'ukuri atangira kukubona nkaho n'ubundi nawe ntacyo uzimarira. Aribyo nigeze kugaruka ku magambo umubyeyi yirinda kubwira umwana we. Aya rero nayo ni amagambo nari nateguye umwana aba agomba kwirinda kubwira umubyeyi we, utaba wanatuma yavaho n'ubundi akuvuma. Nk'uko navuze ko umubyeyi wawe aba agomba kwirinda kuba yakubwira ijambo ryo kukuvuma, kandi buriya umubyeyi ashobora kukubwira ijambo bitewe n'uko nawe wamurakaje cyangwa wamukomerekeje mu byo wamubwiye, akaba yanakuvuma, cyangwa se akaba yakubwira andi magambo nawe akazagukurikirana. Mu by'ukuri rero iri jambo naryo ni iryo kwirindwa cyane. Ijambo rya kane naryo ryari riri ku mwanya wa nyuma mu magambo nari nateguye
umuntu aba akwiye kwirinda kuba yabwira umubyeyi we kugira ngo nyine atamukomeretsa. Ni ijambo rivuga ngo ni ijambo cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose twavuga nk'igitutsi kugira ngo kibe cyava mu kanwa kawe ukibwira umubyeyi wawe cyangwa se ugituke umubyeyi wawe, ni ibintu bibi cyane. Ntago uko umubyeyi wawe yakurakaza kose ugomba kubyihanganira ukanabyakira, ariko we nubwo yagutuka ugomba kumwubaha. Ari byo twatangiye tuvuga, ni mu mategeko Imana yahaye abantu, yashyizemo itegeko rivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo urambe mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Mu by'ukuri umubyeyi wawe ukwiye guhora umwubaha ku buryo utagombye gutinyuka ngo hagire ijambo ry'igitutsi riva mu kanwa kawe ngo uribwire umubyeyi wawe, kuko ni bibi cyane. Ushobora kuba byakuviramo kuba umubyeyi wawe yanakuvuma bitewe n'uko wamwubahutse, kandi buriya umubyeyi ni nk'inshungu y'Imana. Mu gihe Imana isa naho nyine wenda tubare yuko Imana niyo itureberera mbere ya byose, ariko n'umubyeyi akaza akurikiraho. Ubwo rero buriya icyo umubyeyi wawe ashobora kuba yagukorera, nk'uko wubahuka Imana ikaba yakuvuma cyangwa ikaba yaguhereza igihano, buriya Imana ishobora no kwemera igihano umubyeyi wawe aguhaye cyangwa se amagambo mabi akwaturiyeho mu gihe kuko wamurakaje kandi uri umuntu mukuru utari n'umwana. Imana ikaba yakwemera ko ayo magambo agukurikirana cyangwa se ibyo bintu bikubaho, ibyo bihano ukabifata bikazaguhama. Mu by'ukuri rero kuba watuka umubyeyi wawe cyo ukagira ijambo iryo ari ryose ry'igitutsi cyangwa se rimukomeretsa umutima riva mu kanwa kawe ukarimubwira, uzabyirinde cyane cyane yuko buriya n'ikikwereka yuko ari ibintu bibi cyane ni uko ukiri mutoya uba warakuze wiyumvisha ko ugomba kubaha ababyeyi bawe. Ntabwo rero wakagombye kumara kuba mukuru ngo uteshuke ku izo nshingano zo gukomeza kububaha ngo witandukanye nabyo, cyane ko kubaha niyo soko y'ubumenyi n'ubwenge n'ubuhanga bikwiye gukomeza kuturanga. Sinabyo baba ukwiye kubaha, ukwiye kubaha n'abandi bantu bose muri rusange, kugira ngo nyine ube mu isi nta bantu bakubona nk'ikivumi cyangwa se nk'ikigusha mu buzima bwabo, bajya bakubona neza urusha kuba n'abandi bantu neza. So aya ni amagambo rero nari nateguye uko ari ane yose, uko nagiye nyagarukaho ngira ngo uyumve neza kandi uzajya ugerageza kuyakurikiza kugira ngo utazigera witeranya n'umubyeyi wawe, utazanasanga wenda akubwiye amagambo yazagukurikirana mu buzima bwawe ari amagambo mabi, ukazasanga yakugizeho ingaruka zikomeye cyane kandi ukazaba witeranyije n'Imana nanone, cyangwa se ukaba wanakenyuka nk'uko Imana ivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo urambe mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ubwo nyine niba umusuzugura ushobora kuzapfa ukenyutse, ukaba nyine nturambye nyine kuko wishe itegeko ry'Imana. Mu by'ukuri rero reka mbarekere aha ngaha, tuzasubire mu kindi kiganiro gikurikiyeho. Nimba uri mushya kuri channel wakora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi birimo inama cyangwa se amagambo yatwubaka muri ubu buzima. Sawa, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze barebe neza kandi bishimire.